abakinnyi bose barahari uretse Mamadusi na Sekiraho highlights ya APR na Mamadusi nago bahari baracyari mu bihano hakaza ndetse na Watara nagaramira neza agaratangira imyitozo bivuga ko nta gihindutse cyumwe gitari bwo yatangira gukora imyitozo yoroheje akazagira akajya muri group twanabivuze ko byagorana ko umukino wo kuri uyu wa gatandatu yawukina ubwo bamutegeza muri match itaha wenda match itaha bari nawe bazagira ubavu niba taratangira imyitozo nago match itaha aho ushobora gusanga ari yakiri kuri aperi na Rayon nyuma yuko amakipe nka nyuma international break ku matariki 10 nangahe ariko derby siyabura nk'ukwezi buno sikurimo yari mu kwa 11 kanze nyibarebere derby reka nyibarebere kuri match ya kari ku munsi wa karindwi wa championnat nibwo bazakina none se turi kwa kangahe ubu tugiye kwa gatanu neze mu basata zacha mu weekend nyine na break irimo hagati nyine break ni kandi nkubwiye ko ari nyuma international break ari zahite kurikira baza tubakina derby nizaza nyuma international break ubwo urebye nibwo yazaba ari na fit 100% naho ubundi abandi bameze neza fresh mwari abanya ko Mborenga yagarutse yagize akabazo Mborenga fitina umba bebe arimo arakora n'abandi boss bameze neza Memerida wameze ate kuko yave mu kibuga afite ameze ni yari yavuze mu kibuga afite akabazo ariko ntabwo kari serie nuko ko arimo arakora imyitozo we nta gihindutse ngo umutoza nabihitamo akaba yamukinisha ku mukino wo kuri Kiyovu Sport Memerida nawo hari Kiyovu Sport nta kibazo kuko arimo arakora oya ari gukora utari gukora ubwo iyi match abantu ndaza kuba prediction nabonye uyu muzamu bazanye wundi ya peri na ira match ya ndatanga prediction yakirika tangaza ikipe ajya gutangaza ati iratsindwa ibitego bitari munsi ya kimwe iratsindwa bitari munsi ya kimwe Kiyovu iriya Kiyovu nabonye tite aratangaje Kiyovu nabonye irabirya kubera iki ngiye ndeba umupira ndanarize iyo ndebye imikinire ya Kiyovu ubu ndi kubona kugeza ku munsi wa 4 wa champion ko Kiyovu kandi mbona ikina neza Kiyovu ikina neza ku makipe kwa ya equipe Rayon Sport yarabatsinze ariko abatsinze Rayon Sport yabatsinze ari equipe nubundi itari yaba stable nayo ariko Kiyovu ari yakinnye yari oya burya rero nutsindwa kuvuga ngo watsinzwe kuvuga ngo wakinnye muri championnat yitsinzwe ukina utanga ikizere bivuze ko kuko championnat nyine ni marato bigaragara ko nubwo utakaje ariko match kuri cyari amahirwe ko wayitsinda bitandukanye no kwa utsinda kuri mana afasha birangira nubundi bikugarutse twavuga kuri Liverpool reka mubwire rero Kiyovu nubwo reka nkubwire impamvu reka ngusobanurire ngiye nago mbijyana namwikoro ko ndareba mu kibuga burya y'abakinyi babashije kugera ku kibuga ngiye nemera yuko batanga umusaruro 100%. Iyi kipe ya Kiyovu ngiye nabigarutse nejo bundi ndavuga ni ikipe ya Kiyovu ne equipe ubona ko ikina ariko ukabona yuko ibisubizo kuri bench ni bikeya nago kuvuga ngo ibisubizo kuri bench ni bikeya ubushobozi bw'abakinyi bari kuri bench Kiyovu mu kibuga ne equipe ubona yuko yakina ariko abakinyi bakiri batoya iyo turebye nko kuri kabiri dasanga umwana bita Asumani ni umwana mutoya uvuye muri AS Muhanga iyo ngiye kuri gatatu nzana umwana bita Jarene avuye muri Marine ni umukinyi nawe ukiri mutoya abo nabakinyi abo nabakinyi ubwo ndi kugenda nkwereka Kiyovu naza muri Axe Centrale ubundi mbonye Ngabo Regis mbere ntabwo yari umukinyi wo muri Axe Centrale sibyo yuko ahakina neza ari muri Axe Centrale iyo avuyemo nta musimbura agira twabibonye kuri match ya Rayon Sport yavuyemo bisaba yuko umukinyi akina nimero 6 agaruka muri Axe Centrale ubwo ni ibibazo ndi gukubwira kuri benshi bihari nabwo yuko gukina nka kipe nka Peri rero ifite umuvuduko ngo mbona ikoresha iminota 90 remplacement zonyine zishobora gutuma watsindwa match kuri Kiyovu aho ngaho niyo mpamvu mbona resistance aperi iri convaincre aperi imaze gukina ebyiri mbo aperi nayo ntabwo navuga ko iri convaincre wenda ku bafana bayo cyane ariko niba imaze gukina match ebyiri za championnat iyi match ya Gicumbi na match ya Mukura ifite amanota 6 navuga yuko ari aperi
muri shampiyona kuba ifite amanota 6 kuri 6 mu mikino imaze gukina sinavuga yuko ari bibi wenda nubwo mu kibuga uburyo iri gukina bitarimo gukura abafana b'ikipe yabo kuba wenda bayiha amahirwe yo kuba mu minsi imbere iritwara neza ariko tuvugishije ukuri umupira hano mu Rwanda ubundi iyo umutoza yabonye rezita cyangwa ikipe yabonye rezita ibiri mu nzira nziza wenda ikibazo cy'imikide cyakosoka bijyanye nuko automatisme irimo kugenda iza mu bakinnyi ariko APR navuga yuko ku rupapuro rwose iri hejuru y'izindi kipe za hano muri shampiyona iri hejuru biragaragara ariko mu kibuga ngiye ntabwo nahitamo 100% ko Kiyovu izanyagirwa ariko tuzabigarukaho no ku munsi wa gatanu neza mbere y'umukino tureba amakuru ya nyuma abakinnyi bashobora kuza kwifashishwa ku mukino muri rusange ndetse n'ibivuga muri Kiyovu kugira ngo bemeje abo mubwire twari kumwe mubwire tare uyu Taleb uyu mutoza wa APR adatsinze Kiyovu nta n'ikintu azabwira abafana ba APR oya kubera iki nacyo oya ibyo ngibyo statement gutsindwa no kunganya yitwaye muri Kiyovu iyi Kiyovu byo yitwaye muri Mirika ntabwo biba muri football nacyo nabonye cyatuma base ubwo akakanya wirengagije umukino wa sport yakinye kuri Rayon bajya batsinda muri Espagne akaba yaguze ubu se ariko n'ubundi yabatsinze bari inkuru oya shampiyona ntabwo yarangiza udatsinzwe udatakaje kandi ntabwo utsindwa n'ikipe wenda ngo munganya gusa utsindwa nyine niya factory y'umupira ya factory chance mu ikipe ntabwo ari chance hari ukuntu ikipe yakwize bigahurira hari ibintu bihurirana ntabwo abakinnyi cyambere ahora muri forme 100% buri munsi bishobora gura ko uwo munsi hari umukino utari muri forme bishobora guhura ko iyo kipe yize neza imikinere yawe ikaba ifite abakinnyi bamacenga nubwo batamacenga n'iyindi kuko buri kipe nk'ubu Kiyovu bishobora kuba igira gutya bate kubera point za APR twe tushaka kuzikontrola ariko ugasanga itakontrola Rayon Sport kubera ko ntabwo zikina style zimwe dukuze byo rero byose birahurira nabi bikarangira muri champion igora niyo mpamvu kumva mu kipe reka mugarure kwa kakanu dukuze uremera ko APR ikipe ikomeye irakomeye cyane reka ndabijyanira no kuri baturanyi bacu ba hano muri Tanzania ikipe yitwa Yanga ihagaritse umutoza bigenze bito gutsindwa bacimu ni ekipe ikomeye bayatanze byose ibyo ngibyo ni byayo nyine ni kuvuga ngo ronje nemera ko ekipe ikomeye yateguye yaguze abakinnyi beza yazanye umutoza mwiza urabyumva ibayeho muri condition nziza Liverpool se ntibaye muri nziza nibaye gutsindwa match nyeze kuri cyane cyo yatanze 500 mu Bwongereza nje ndi gukubwira uko mbyumva nyine urumva kubwa urumva bamwiruka oya sinamwirukana ahubwo oblige hagarogo nuvuga ngo muto ikipe yose igiye gukina ibishaka amanota 3 byo ni itegeko ariko ntabwo iyo atayabonye ntago ari ikintu cyiza of course ariko ntago ari se kirirego nta yaciye amabere wapi ni ibintu bisanzwe bibaho kuko muri shampiyona niyo mpamvu ari shampiyona atari gukuranwamo ikipe wenda ukumva ngo APR ikinyana kivo muri Peace Cup bahuriye muri mu majonjora yibanze isivamo aho ngo bigaragaye ko yafiyarinze kuko ntabwo izongera kubona andi mahirwe ariko shampiyona utsindwa none ejo gatsinda APR yageze ubu ngubu abantu ikintu badatekereza umwaka ushize yageze kuri jone ya 4 ndakeka cyangwa ya 3 ifite abanza amanota 3 mu mikino 3 igera ku ya 4 ubanza yaranganyije match ebyiri za mbere igenda itakaza ku buryo yari inyuma cyane ariko ubu ngubu ifite amanota 6 mu mikino 2 icyo nicyo gushimirwa ko ntabwo nawe hamye 100% ngo umutoza ngo Taleb ntatsindwa match imwe ngo gwera bibayeho reka mubwire impamvu ngiye nabivuze kuriya impamvu ngiye nabivuze gutya dukuze nukuvuga ngo nawe ubwawe dutangiye umbwira uti ese APR uburyo iri gukina iri gukonvenka umufana wayo umuntu uri kuyireba iri gukina iri gukonvenka ku buryo ayikizere yuko mu minsi iri imbere yitwara neza ngewe rero nk'umuntu nk'umunyamakuru wenda se unavugira nabo bafana niyo mpamvu mvuga ngo ese aramutse atsinzwe na polisi mbambe na Kiyovu yarimo kugenda ajya muri yanzira umufana ashaka niyo mpamvu ngiye mvuga ngo nkurikije uburyo iyi Kiyovu nayibonye match maze kuyireba nkakurikiza APR uburyo maze kuyireba nkakurikiza uburyo biteguye mbega mbona APR iri hejuru ya Kiyovu kuri buri kimwe niyo mpamvu mvuga ngo uyu mutoza arobrije gutsinda iyi match ubwo tuzabereye mu kibuga
tuzabireba nivuba neje bundi tuzabireba tukiri kuri EPR tugendana na EPR y'abari n'abategarugori mwamenye ko bayihaye Ndori Jean Claude twe twabivuze ko Ndori bamuzanye Ndori Jean Claude rwose agiye gutoza ikipe y'abari n'abategarugori ubwo yari ifitwe na Blaise ndetse na Aisha Ki wagiye muri Gicumbi wabaye umuzamu wa Gicumbi Football Club Blaise asigaye atoza mu batarengeje imyaka 20 ubwo rero bayihaye Ndori hamwe n'undi mutoza ariko Sami tukiri kuri uwo mwanya wahawe Ndori Jean Claude hari ikintu ndi gukunda muri equipe ya APR APR ku bakinyi bayivuyemo bakitwara neza hari n'umutara mu bitwa Robert ukomoka mu Uganda niwe uzagifatana na Ndori nico na Mukashema Konsore abo nibo batatu rwose bazaba bari mu ikipe y'abari n'abategarugori ya APR Football Club nico nakomozagaho Samira kuri APR Women Football Club kuri abatozo tubwiye bura APR ari kintu iri kugenda ikora mu buryo bwo gutegura ama equipe abatandukanye ubona yuko yagiye ishyiramo muri coaching mu bakinyi bayo bagiye bayinyuramo bari legend babo bagiye bitwara neza yagiye bahakaze navuga yuko ari ikintu cyiza APR yakoze cyane twagiye tubona abangabo wa Ruberi n'abakoca mu babana muri mu academic APR abatoza nkaba nguyu Blaise ari mu bana ba APR n'abatoza benshi ubona yuko bagiye baca muri equipe ya APR ari nk'abakinyi uyu munsi bari kugenda batanga ukuboko kwa muri equipe ya APR ni byiza twanabivuze kwibuka aba legend gusa uyu Robert we barabanye APR itazamuka mu ciciro cya mbere aragenda rero niwe bagaruye azakorana na Ndori ndetse na Mukashema Konsore azayifashe kuko nabonye match ya mbere barayitakaje yego batsinzwe na Macuba ariko ngo bamaye ubutumwa ko bagomba ngo gukosora iyi weekend okay bagomba gutsinda byinshi rwose bagomba kurwana no gushaka igikombe turabyiteze cyane kuko ni ikipe nayo kurikirwa na benshi aretse ko ikintu kiza cya APR y'abagore no ko irimo irarerera ejo hazaza umupira w'abagore abakinnyi babo benshi nibo bari mu ikipe ya Under 20 ngo barabibonye bariganje nibo benshi ari benshi cyane rwose na abana b'abanyeshuri ubona bafite umupira kandi ufite akazoza ubona ko ari nacyo kintu APR yakoze mu bagore bitandukanye wenda n'abasaza babo bo ni formation bahereye hasi mu bana basangaga umupira w'abagore mu Rwanda akenshi ari amazina amwe akunda kugaruka ngenda zenguruka hamwe ukibaza APR yashiraho mu ikipe ugasanga umukinyi w'izina kanaka yijemo akurikiye wenda yuko ari ikipe ifite amikoro ariko ubu ngubu APR yaragira ategura ihera mu bana batoya irarema kandi ubona ko bitanga ikize bafungane ngo prime yo sport bahise bayihabwa kuri match ya Rutsi kabivuze se ko bayibonye ari nayivuze ariko ko bayibonye reka dusoreze mu bihembo bya CAF barimo baragenda bashaka abakinnyi b'umwaka nabonye barasohoye na link y'amakipe maze igihe yitwara neza mu mikino ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup twe ntabwo turimo kugura ariko rero icyo kintu nacyo nashaka ko abantu bagisobanukirwa noze mbona abantu bamwe bajya ku mbuga nkoranyambaga bandika bavuga ngo ni gute ngo se ngo zo zacu zitarimo twabona no kuvuga ngo bino bintu ni ibintu byoroshye binabarika kugira ngo ubone amanota ayo yose nuko ugera mu matsinda niyo mpamvu n'u Rwanda rufite 0 mu championnat yacu y'u Rwanda nawe ntabwo ikipe yaherukagamo ya Rayon Sport kandi imyaka 5 irashize kuva 2018 9 yarangiye kera no kuvuga ngo nayo nta relanked nayo nta nota nari mifite mu gihe tutaragira ntabwo byawe inkuru ngo ntabwo birazwi nyine ko nta kipe iri mu matsinda iyo ugiye mu matsinda nibwo batangira kubara amanota bitewe naho wageze wawe wa mbere wawe wa kabiri wawe wa gatatu wawe wa kane bakagenda babara bagenda baterateranya hanyuma uko uheruka kuyajyamo nuko niba ari amanota y'umwaka ushize abari menshi kurusha y'umwaka wabanje ayo mwaka wabanje agenda yikuba nyine uburyo niba hashize imyaka 5 ufite nk'inota rimwe ariko niba wagiye umwaka ushize ufite 5 bitewe nyine nuko ugenda ukurikirana ugenda usubira ateranya rero amanota agenda nagenda yiyongera ntabwo rero byaba inkuru ngo nuko tutari kubona Rayon Sport turi kubona mu APR turi kubona mu Kivu yajya mitese kitajya mu matsinda birasaba ko amakipe ajya mu matsinda kugira ngo ko ariyo ntego noneho ku ruhande rwa APR urirebye imaze imyaka 2 itangije politiki y'abanyamahanga nibwo bakibitangira na yanga kugira ngo ijye mu matsinda bwa mbere yashoye amafaranga simbi twari bikombe yamaze imyaka 3 yirukana simbi rwiserereza ati namwe muri ba Star Domicile kandi batwara champion ya Tanzania byaranze izana 8 ikasezerera abarindwi paka bikaza gukunda APR nayo nuko nguko
na Rayon Sport nkeka ko ari uko kuri kubikora kugira ngo nayo izasubire mu matsinda kuko nayo niba yaragiye muri myaka bibaye myinshi mu buzima bwose birasabwa gusubirayo kugira ngo zize muri nayo ya manota ranking ya yaragomba kujyamo ari uko izo kipe zigiri mu matsinda zitwaye neza bizakunda wamenya ni ibintu byose bishoboka oya no mwaka utaha impamvu ngo championnat utegurwa nabi ntabwo reka tubisobanurira abantu neza no mwaka utaha ariko ni ibintu bisaba ko amakipe agira mu matsinda reka tubisobanurira abantu neza dukuze buriya n'umwaka utaha APR yamutse igiye mu matsinda ntabwo undi mwaka yaza irimo ayo makipe kuko ntago amanota yaba aragera bisaba ngo imyaka itanu oya undi mwaka yayo afite kandi uko umwaka wegereje Samira adufashe kuri piramide tugaruka kuri piramide itaza mu kipe zitombora bwa mbere hari nuko idabuza ari zayishagamo ntago ari icyo ngicyo ntago ari cyo cyabiteye amanota yari yafite ahubwo zarayirushaga kuko ntabwo kuba yafite izari zirimo hari zari none se zari imbere yayo na Melody n'umwaka wabanje yakinye finale none se ku kintu mvuze unyuvuze waruvuze ngo APR iramutse igiye mu matsinda umwaka utaha umwaka ukurikiye ngo amata ntabarwa ahubwo nibwo yaroga cyane arabarwa ntabwo mvuze ko atabarwa oya nari mvuze ngo umwaka ukurikira ntabwo yahita iza n'ubundi muri ya makipe 75 oya yazamo bitewe ahubwo ishobora no guhita ibe nk'iya 20 bitewe igeze nka finale n'urugero kuko amanota bagenda yateranya nakubwiye ko bateranya amanota mu myaka 5 ishize uko wegereza igihe uheruka kubona resultat niko amanota aba menshi kurushaho bagenda bakuba niba tuvuge ari umwaka ushize amanota ufite umwaka ushize bayakuba 5 niba ari umwaka wabanje bayakuba 4 niba umwaka wabanje bakakuba 3 niba ari umwaka wa mbere wa 5 wa nyuma na nyuma bayakuba rimwe ubwo natana bagenda bakuba uko ahubwo ari umwaka wegereje igihe uherukira mu matsinda cyangwa se muri kimwe cya kabiri cyangwa muri bitewe n'amanota wabonye muri uwo mwaka amanota wabonye tuve turi 2025 amanota wabonye muri 2024 bayakuba inshuro 4 amanota wabonye muri 2023 barayakuba inshuro 3 22 inshuro 2 21 inshuro imwe akabi nayo yanyuma hanyuma bose none bakayaterateranya bitewe nawe wagiye ubona buri mwaka uko umwaka ari wa hafi aho bagakora average ya myaka 5 uwo mwaka yateranya uko umwaka wagiye wegereje amanota wakuyemo muri uwo musaruro nibwo ajya hejuru kurusha uko ajya hasi impamvu piramide zarayishagara na Melody ko zo zahuragamo niba piramide yabonye mu mwaka umwe nibwo yari gikina Champions League bwa mbere ubakiye Champions League bwa mbere ikina na APR cyagiye itinaviramo mu matsinda umwaka wakurikiye ititwara igikombe ntabwo ari kugira amanota arusha ayarahira imaze imyaka 5 igera byibura kimwe cya kabiri cyangwa Melody nayo imaze imyaka 5 byibura igera kimwe cya kabiri ntabwo byari ziba ziyiri imbere impamvu zayiziri imbere si uko ngo batayabaze ahubwo nuko zayirushaga ngira ngo ubwo abantu basobanukiwe ngiye kuvuga kuri ibihembo n'ibyo twasorezaho umunyezamu w'umwaka mu bazatorwa muri uyu mwaka harimo Andre Onana harimo Ahmed El Shenawi uriya wa piramide akabamo Munir Mohamed umunyamahoke harimo Yassine Bruno umunyamahoke Stanley Nwabali muramuzi ni umunyanigeria Edouard Mendy ni umunyasenegal cyo kimwe na Malik Diouf hakaza ndetse na Lonwen Williams umunyafurika y'Epfo muramuzi muri Mamelodi ndetse na Aymen Damen akaba we ari umunya Tunisia umukinnyi rero hano imbere muri Afrika w'umwaka harimo Ismael Barikachemi w'umunya-Algeria akabamo Blati Touré uramuzi Burkina Faso ukina muri piramide harimo Isufu Dayo nawe ni umunya Burkina Faso hakaza Fiston Mayele nkeka ko uzagitwa Karara Mayele nawe bakirwanira Emale Ashura Ibrahim Adel harimo Mohamed Elmat harimo Mohamed Chibi nawe ukina muri piramide no umunyamahoke Mohamed Chibi yazo umupira mwinshi ndetse na Shomari Kapombe w'ikipe ya Tanzania akina muri Simba hakaza umutoza rero w'umwaka nawe akaba ari mu batoza tugiye kukubwira tuhita dusoza umutoza w'umwaka akaba harimo umutoza washaka kora ko harimo Amrushes Bubista akaba harimo Hossam Hassan harimo Krunoslav Jlukic umutoza piramide nawe Sami Trabersi harimo Mohamed Wabi harimo Talik Sekchuo harimo Pape Sio harimo Waridi Leglagui nyeka ko uzanagitwara w'umunyamahoke harimo Mwane Chabane ndetse na Lomwadi Lokotondrabe Nenge kuzangiza ngo amurushe nawe ari mwe sabatozo urabazi wowe Adera murushe ti break ibintu bijyanye n'ibisi tisi cyane ti break ti break ni ti time talk ti time talk ariko mbere ko tugenda muvuga ibintu bijyanye n'icyayi muvuga ibintu bijyanye n'ibyayi ibintu bya murushe Amurushe suramuzi bya murushe nagabiko ni murushe cyangwa ni amrushe amurushe mufiki
mupfiki agamwemera ntago amwemereye kundaga nagamwemera Tony rwose hano dushaka kugafoto tugende ko mbona igicu gihindutse iminsi abantu bari buze gufata ka spiro muri aka kavurara wagira ahantu hano dushaka kugafoto kugira ngo tugende tuvuge umwanya wa Tony dukuze ikipe ya ni ahantu ko daheruka Tony ngwino dukuze nagakwiye kutujyana ndahakumbuye sibyo ni kuri Petro hakumbuye dukuze Maria Batengere uriya n'umunye Senegal niwe wabaye umutoza wa League Women Basketball Club yitwa Marike Kuribari ku Diaby Marike ku Diaby niwe wabaye umutoza wa League Women Basketball Club ubwo rero niwe bazajyana gukina imikino ya zone. Babonye umutoza mushya rero ubwo twebwe tubishimira abantu bose twabanye ngo ikiganiro cy'amasaha 3 ikiganiro cy'ukikorwa uje nakagaruka ku munsi w'ejo nshimira